Kubara igice cya 27. Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Murongo wa mbere. Maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi na Makiri na Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati: Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu? Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati: Abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwira Abisirayeli uti: Umuntu napfa adasize umuhungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se, muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga ba se wabo, uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kumuba bugufi mu muryango we, aba ari uyenda. Iryo ribera Abisirayeli itegeko ritegeka uko baca imanza, uko Uwiteka yategetse Mose. Uwiteka abwira Mose yuko urupfu rwe ruri hafi. Murongo wa 12. Uwiteka abwira Mose ati: Uzamuke uyu musozi wa Abarimu, witegere igihugu nahaye Abisirayeli. Numara kukitegereza, nawe uzapfa usange ubwoko bwawe nk'uko Aroni mwene so yabusanze, kandi mwagomereye itegeko ryanjye mu butayu bwa Zini, ubwo iteraniro ryitonganyaga ntimwerekanire kwera kwanjye ku mazi mu maso yaryo. Ayo niyo mazi y'Imeriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini. Mose abwira Uwiteka ati: Uwiteka, Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose, atoranya umuntu wo gutwara iteraniro, wo kubajya imbere ava mu rugo akabahura, no kubajya imbere arugarukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Uwiteka aha Yosuwa ubutware bwa Mose. Murongo wa 18. Uwiteka abwira Mose ati: Jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambikeho ikiganza. Umushyire imbere ya Eleyazari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangirize mu maso yabo, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye rimwumvira. Kandi ajye ahagarara imbere ya Eleyazari umutambyi, nawe ajye imbere yanjye amumbarishirize kungura inama kwa Urimu. Eleyazari azabe ari we ujya ategeka kwahuka kwabo no gucyurwa kwabo kwa Yosuwa n'Abisirayeli bose, iteraniro ryabo ryose. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse. Ajyana Yosuwa amushyira imbere ya Eleyazari umutambyi n'iteraniro ryose, amurambikaho ibiganza aramwihanangiriza uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose.